ayo mfite bame nayo mfite na nabishyira womeze nka Justin Bieber urumva bamenya bamumenya akiri muto ameze nka Justin Bieber buri abantu bazi ko Justin Bieber gashaje nanjye mba numva nka Lil G ari umusaza Lil G nibo bamenya ego nibo bamenya neza Lil G ngana nawe bamenya uzi ikiganiro yakoraga kuri kuza bamenya uzi ikiganiro yakoraga kuri televiziyo ntabwo mfatika nta nubwo nshobotse buriya rero hari ukuntu ugenda abantu benshi bahemukiye abantu rega ubu ngubu ntibazanakushuke uruzacunge ubundi uri umukapa abantu benshi baguhemukiye birangiye mubaye inshuti ni ukuri ngo ikaze wowe wakoze subscription kuri Celebrity Rwanda mwifuriza kugubwa neza aho uri hose uyu munsi kuri kamera za Celebrity Rwanda tukaba dufite abantu bakomeye cyane unyegereye hano ubanza yitwa Shema Tatu muramuzi ahantu hose abari yagomba kuba hagaragara Tatu kuko nyine ni Shema Tatu ariko si ibyo gusa Shema akaba ari n'umuinterpreneur cyangwa se umushoramari kunze gushora cyane mu muziki akaba afite indirimbo za Danje harimo indirimbo yitwa Follow Me kuri Instagram ubungu bikaba bifite ngira ngo kuri Instagram kandi nanjye ngo kuri Instagram kuri YouTube uretse gato ariko utumye mubuka kuri Instagram yitwa Shema Tatu indirimbo yitwa Follow Me kuri YouTube ubungu ikajya igeze muri miliyoni zingahe Shema miliyoni karapfutswe Follow Me ikaba ifite miliyoni imwe yonyine Shema n'ibihumbi magana bane n'ibihumbi magana haruguru ngo mujye mureba kuri YouTube ngo mukareba ngano bita ngo muri dashboard ugasanga imibare ngo twebwe ngo tuba tuzi ngo nago zikuna ka dashboard karyo akaba afite iyi ndirimbo rero yahuyemo n'umuntu bita yayihurijemo umuntu bita Mistake ngiye nakunzemo n'igitero cya Mistake akaba yarahujemo umuntu bita Afrique ndetse n'uwo bita Bushari indirimbo nziza Shema kandi warakoze bw'urukundo rwa muzika sinzi niba ubikora kubera urukundo cyangwa se uri murashora cyangwa se ari bya bindi abantu bumva nyine nabo ari igihe erega abanyarwanda twarabamenye ngo mukora ibintu ngo mugira ngo murebe ko mwagera ngo ko byo mwifuza ariko reka ngushimire kubw'indirimbo wakoze babyita ikizavamo iya kabiri yitwa Wahala ngenda gushimira kuri Follow Me ko Follow Me urabizi n'indirimbo yanjye thank you so much aman Wahala nayo ikaba yarayihujijemo Kenny Soul ndetse na Dani Nanone tutatindiye undi muntu rero turi kumwe hano kubona bari kumubona nubwo yitonda cyane yitwa Yampano niwe wapo niwesh mwaka mushya muhere pazo kuri twese my guy Shema mwaka mushya muhere ese brother mwese ndashaka ndagira ngo tuganire tunyure turi muri 2025 amatariki ya mbere umunsi turi tariki kubera kuntu ngiye maze iminsi ndi bize nta nubwo nibuka amatariki tariki enye nibwo dukoze iki kiganiro tugiye kuganira mwisanzure buri wese ajye mu isi tariye nyine arebere hamwe nyine ukuntu umwaka wa 2024 wagenze umwaka wa 2024 ni umwaka twabonemo ibintu byinshi kuri mwe ko nubwo muri babiri mufite ibintu mwakoze Shema tuzi twawukora ukora ibintu byinshi cyane nibyo abantu benshi batazi wa boy ufite ibintu byinshi ukora umuziki ngo bari bakuziho ariko nabonye ikiganiro cyavuga ati 2024 mu buzima busanzwe ngo warasibiye cyane arasibiye pe ariko ntacyo nshaka ku buzima busanzwe kuko sinsanzwe kuko nagusanzwe ese ushingira kuki uvuga ngo nagusanzwe uko nyine ubuzima busanzwe nabutsinzwe aho ngaho nta somo rindi mafite aho nimutse niho nkwiye kuba ndi kubarizwa uzwi Yamana yativumbuye umufilozofe bro Yamana zubwenge kandi ibi navuga ushobora kuba kubyumva mu yindi ango ariko byumvise neza nkuko biri byumva hashize iminsi wumva ko ari mu ubwenge ibaze ko ngewe abivuga numvaga avuga ati nyine ko atari umuntu usanzwe of course ni umustar ari umuntu usanzwe ariko mvuga ukuntu ahise bitubwira nyine mu buzima busanzwe waratsinzwe wewe wibereye mu yindi si yego reka dushimire Imana ariko ngewe ntago mbibara nko gusibira kuko by the way congratulations man ego wabo nubwo turi kumwe nawe
by the way muri iyi nzu turi kumwe n'abantu badasanzwe benshi cyane nyuma ya arabanze kuza kuri kamera hano twicaye mu nzu y'umugisha mu nzu mu y'umugisha nzu ya viyuzi iyi ni inzu ya viyuzi abantu ntabwo bapfa kubimenya kuko ntabwo bajya bapfa kuyigaragaza ariko babimenye ko turi mu nzu ya viyuzi ya views aha idasanzwe niho bazikunkumurira sha impamvu natwe twavuze ngo reka dukorere iki kiganiro hano turi mu nzu y'umuntu ufite YouTube ikomeye mu gihugu Mu ku isi gihugu? hose ariko natwe twavuze tugikorere hano wenda byagira umugisha so Shema yola umwaka wa 2024 umwaka wagenze gute kuri wowe sha kuri nge rero navuga ko ari umwaka ugabanyijemo kabiri wabaye mwiza unaba mubi naba mubi ubuzima busanzwe warimutse cyangwa warasibiye mu buzima sha busanzwe narimutse bro mu budasanzwe umeze neza mu budasanzwe nge ntabwo ngira nge ngira ubuzima busanzwe kuko nyine tu mbayeho bisanzwe bro mbayeho bisanzwe ariko mu mwaka wa 2024 kuri nge ni umwaka mwiza ni umwaka mubi kubera iki ari mubi kamere ku kintu kibi kuko ikintu kibi tuba dukeneye kukivana mu nzira 2024 ni umwaka nize cyane nigishijwe n'abanyirisi sibyo 2024 ni umwaka nizeyemo abantu cyane ariko icyizere nabagiriye atari cyo cyagarutse kuri ngewe cyangwa se uko nabishakaga bitari ko byagenze 2024 ni umwaka abantu bambabaje bihanukiriye ni umwaka mfitemo experience nyinshi mbi ubu nawe twazajya kubona tukabona udutanga ikiganiro ngo yawo ntago ari ngewe yawo ntago ari ngewe ni ukuvuga ngo bazo ukuntu ngewe meze nimubwo nabikubwira gutyo ngo ni umwaka wa mbere mubi ariko ni umwaka nigiyemo ngewe iyo ikintu kimbereye kibi cyangwa se ikintu iyo mpuye n'ikintu kinyitambika mu buzima biba rimwe sinshaka kwemera ko biba kabiri ni ukuvuga ngo iyo umuntu amemukiye rimwe ntago namuha andi mahirwe yego sibyo urugero umuntu ashobora kugahemukira ubutaha akazaza agarukanye umugisha babaruha urugero kuri icyo kintu ko ngenda bizi ko ufite experience urabona nk'umuntu ashobora kugahemukira ku bintu wumvaga ko ari byo akwiye kugufasha kandi atari byo yari akwiye kugufasha mu buzima ahantu bitandukanye ntabwo nyine byari ubufasha sibyo nyine icyo ari cyo cyose ntabwo byari ubufasha ni ukuvuga ngo iyo ninkubwira ngo umuntu yarampimukiye nuko njye namuhaye icyizere cyane ntabwo namuhaye icyizere kuko agiye kumfasha sibyo ahubwo ni njye namuhaye icyizere nyine agiye kumufasha no apana kumufasha gukorana urugero sibyo kandi tushyire aho ngaho sibyo ugasanga buri muntu wese ni ukuvuga ngo abantu nko kwijana abantu nizeye cyangwa se nahaye icyizere cyanjye 98% barambabaje mu bijyanye n'akazi cyangwa bose busanzwe yaba mu kazi yaba mu bose Shema ihangane ariko nanone n'umwaka wa mbere mwiza urumva umwaka wa mbere mwiza umwaka ninjiye mu muziki biro official apana kuvuga ngo ni ibintu nkunda ndi ku ruhande n'umwaka ninjiye mu muziki navuga ko itangiro ryanjye ryabaye ryiza ubuzima bwawe budasanzwe bwagize no bro njye nagomba ubuzima budasanzwe ugomba kubufata nk'ubudasanzwe no umubare nyamwinshi w'abantu bakurikirana uzi impamvu se nkubwira gutyo ubwo buzima urimo kuvuga budasanzwe hari abandi bantu babayemo yego nabo ntabwo basanzwe sibyo okay kuri bo ntabwo basanzwe kuri njye baba basanzwe sibyo ni ukuvuga ngo kuri njye umuntu udasanzwe ari perezida wacu gusa wenyine perezida w'u Rwanda never Obama kubera icyo Obama na Museveni njye nakubwiye abandi ubwo n'abawe aba perezida abadasanzwe ni benshi urumva n'abamenye abanasanzwe bamenye umuzanye kare mwana bamenye umuzanye kare kuko abantu badasanzwe ni abantu bakora ibindi bintu mu buryo bwo aribwo bwose cyangwa muri sosiyete yose abantu benshi bakora amafilime ariko ugasanga ntabwo bakora amafilime nk'ayabamenya cyangwa se bakanigana ibijya gusa nkabyo yego bamenya hari ikintu yanyespiyeho akorera filime muri karitsiye nyine abantu bazi karitsiye nyine aba arimo akorera naho muri karitsiye kuri botike mu nzira zo muri karitsiye iki ibyo narabigerageje dukora amaskiti ya danje ariko ibyo tubyihorere ase bundi none se ko bamenya ari umusitari sibyo yakiniye muri karitsiye gutya bisanzwe security bimeze ite oya abantu muri karitsiye baba barakumenyereye of course ntabwo wabura abantu yes ngaba babiciye amazi nikabuze
Baba By the batazi way, nawe. baba uri umuntu usanzwe nawe inyuma ya kamera hari abantu batatu batashatse kuza kuri kamera. Umwe ni umukameramani wa wa Celebrity Rwanda, akaba yarahoze aya uri kumva. Undi akaba bamenya, ni nawe waduhostinze hano, twaje kumusura nubwo tuhakoze akazi. Hakaba n'undi mujama bita Chris Emerson Africa, umuhanzi wo muri Uganda ariko w'umunyarwanda, a very talented boy, big up on yourself. Twikomereje wa boy, natangiye nuko nabiciyemo bamengo nguki katonda yebazibwe w'amanyaruganda gwe Umunyaruganda uri muyaye Museveni ngakwata Uganda waliwa wakabyumva wa mugabo nose wari wavutse waruzi abamenya Kampala nawe katuzi. yezemo Museveni akufata Uganda ntabwo wari wabaho, kuko Museveni yamaze imyaka 40 na ayobeye igihugu. Urayifite se? Ngo yahoze. Natangiye ikiganiro nk'ufelicita yama nubwo nahise mbyibagirwa. Manu wakoze ibintu bya danje. Biriya nibyo binyemeza kudasanzwe. Wakoze ibintu bya Isi yanjye danje. sinsanzwe no mu isi y'abantu mbona ukundi nabwo sinsanzwe. Njyewe ndi igishushanyo cy'Uwiteka gishushanyije ubuhanga. Buri gishushanyo cy'Uwiteka Yego. uremye mu ishusho y'Imana. Gishushanyije ubuhanga, amabara adasanzwe n'ubugeni. hanyuma twitubonye ubona Buri muntu wese ariyumva ariyizi. Mara umuntu ureba ukabona ntabwo aremye mu ishusho y'Imana. urugero Ntabwo mvuze. Uwo nguwo aba yarihakanye se, nk'uko umwana bamubyara akihakana nyina, nyina ataramwihakanye. Impamvu uwo nguwo batari mu ishusho y'Uwiteka aba yarihakanye se. Ntabwo uri kumva icyo kintu? Ndi kucyumva cyane. sinzi niba uri kumva icyo kintu Iki kintu ndi kucyumva cyane. Nari ndi gufelicita Yampano ni umwe mu bahanzi bagize amahirwe yo guperforminga ejo bundi mu gitaramo cya The Ben The New Year. ntabwo ari amahirwe yari abikwiriye bro, Yarabikwiriye. For me yari abikwiriye, ahubwo byaratinze. Ariko tunashimire The Ben, kuko reka mubwize ukuri, umuntu uwo ari we wese turi gukora ikiganiro ntabwo ari uguhayipinga. Umuntu uwo wese utegura ibitaramo mu Rwanda ukeneye abahanzi baperforminga kandi neza, ibaze ko nakurikiranye ibintu uri kugenda urumva. Twari twese umwaka wari uri kurangira twihugiyeho, ariko reka ibintu tubivugire hano. Ibaze ko mu gitaramo cya The Ben nta yindi nkuru irimo. Ibaze ko mu gitaramo cya The Ben nabonye abantu bari gukritika ngo sinzi ngo DJ ngo yacurangiye nabi Yampano, kandi Yampano yaracuranze neza. Abo bantu bareba utuntu tubi twabaye simbishimiye. Ibaze ko mu gitaramo cya The Ben wari hawe iminota ingahe? 5. kora ingahe? muri 7 ntabwo wayikoze kuko wavuye kuri stage yabura nk'umunota umwe. Meterese ntabwo wayirangije. Ibaze ko udasanzwe mu isi yanjye no mu isi yawe sinsanzwe se. mu isi yanjye ntabwo usanzwe kuko urabizi ngiye turabana. mu isi yanjye ntabwo usanzwe. Ibaze ko udasanzwe. Ejo nahuye n'umugabo bita Clapton Chibonke, ubutumwa kambuguhere hano. Yambwiye ikintu, aravuga ati hariho abanyabwenge babaho kandi twese turabazi. Abanyabwenge bariho kuri iyi si tutabakekera ubwenge, ariko iyo dusubiye mu bintu bavuga cyangwa si ibyo bakora baba bagize ute, nyine baguha message mu bintu bavuze, ariko we ntubiha mwanya ako kanya kuko kubera ukuntu bafata nyine ngo batari seriye cyangwa se iki. Uri umwe mu bantu batanga message kandi witonze. Bari indirimbo bita wo rizagwira, indirimbo y'izina ryawe. Burya umuriho ntureba ya bolo sikoni nyikunda sini nayo bolo navuga ko namumenyeho. Uririmba indirimbo bita byuka wayikoze ndakeka ariyo ndirimbo twamenyanye ugiye gusohora. Iriya ndirimbo tuyiririmba ntabwo ubutumwa bwanjye bwari burimo. Vasi ya kabiri ivuga ngo dore wigize igikoko murumuna wawe abera arihe, amajwi yabo wahemukiye aho uraguhamagara. Ibaze ko ibintu uwo muntu yankoreye byabaye nyuma yuko iyo ndirimbo isohotse. Kwa nanayizi biba nyuma. Indirimbo sose ryari yabisohotse 2022. nagariwe Yego nagariwe
uri kumva ibaze ko nyine irandirimba irimo message yanjye iyo umuntu nashatse kwihera message umeze kuriya nyine rero reka ngushimire cyane yampa tureke na art no mu buzima busanzwe sinjya nkunda gukora ikintu kidafite abandi bantu mu mumaro niyo mpamvu art iva ku murama w'umuntu ijambo riva ku murama w'umuntu sinzi kumva icyo kintu ntabwo watanga message nziza utari umuntu mwiza keretse babikwandikiye sibyo nabwo ntiwabiririmba neza ese uvuze kwiga ushatse kuvuga kwiga nyabaki kwiga ko mu ishuri kwiga ku buzima kwiga gute nyine ntabwo watanga utari umuntu nk'uko ubivuze utari umuntu wize ushatse kuvuga kwiga gute ndi kukubwira ngo ntabwo wakigisha umuntu ijambo icyo kintu utakizi ntabwo watoza umuntu ibintu byiza utari umuntu mwiza rero umunyarwanda aravuze ngo isuku igira isoko rero ku murama wanjye umuntu ufasha agafumbera aba ari gufumbera imvugo nziza umutuzo amahoro ibintu byiza nyine urukundo ibintu byiza pe yego kabisa ngiye yampano jyamo nadasanzwe ngo jyamo nadasanzwe sinkubeshye Shema na Yesu sho baramukubise sha wikomeza kunyogeza na Yesu wakizaga oya nakuvuga ngo kubusanzwe uri umuntu usanzwe kuri umuntu nk'abandi hari abantu baririmba nkawe ariko ntabwo baririmba nkawe urangiye nigeze kugira ikibazo nigeze kugira umusheri akajya nyitaho cyane ngumva ndikurakara nyine zake y'abantu baha abandi nuvuga ngo mu bandi magambo bagukoraga ibintu udasanzwe umenyereye sibyo bikakugora kubyakira bikagora kugira ngo nsohoke mu nzu akansezera inshuro waboye ukuntu ameze urumva ameze nk'awa mupeti uba warakuriye mu buzima buri tafu urumva anako kundi wenda tuvuge nk'iwanyu mwabaga mutishoboye iki urumva ukazabona nk'umuntu wo muri famiye yanyu araje aragutwaye w'umukire akujyanyeyo sibyo katwisanga ahantu heza nk'ahantu urumva uvuye muri mbyo urumva bro kwakira icyo kintu bikagucanga kagera kuryama bikakurya urumva bikagucanga cyane ariko nanjye ibiboro byo bimbaho bibaza ya mibu yakuryaga yagiye ibiboro bibaho man ibiboro avuze bibaho cyane kabisa ndi kukubwiza n'ukuri njyewe akanyitaho kugira ngo binshimishe bikandakaza ahita numva yuko ibyo bintu ari mpamvu ari kubikora ari gushaka hari ikindi kinashaka sintekereze kuri ibyo byiza ari kunkorera njye ngatekereza ku cyagamije ako rya kiba gihari yagamije uyu muntu ari kumakaye nk'uruhinja arashaka kukurya arashaka iki rero ibyo bigatuma ngira umujinya hanyuma byarakomeje si ibyanjye ahubwo ntabwo zamfata ni nko kwihanganira gukira igitwa bakubwira ngo ubere gutya bagukira igite wabyemera waheza wakomeza ugaheza bakagukira igita ubugira igitwa ntabwo ugira umeze nkanjye uri cyane uswingi nkanjye nyine buriya nawe hari icyo bagukorera kukihanganira bigakunanira ariko nyine nanze shangiye ni byinshi kabisa ibyo nanjye nk'izo drama never ariko Shema kuba wigira tafu nk'umuntu utagira urukundo bite byawe urukundo rwoko iki bwaramuzonzo Shema turimo turaganira ariko nyine turaziranye nicyo cyiza ngiye kukurahirira gutya nta muntu ushyiraho tatuwaje utagira urukundo ntabwo wafata risike umva nk'ubwiza ukuri ntabwo wafata umubiri wawe ujye kuwushushanyaho hati icyo kintu byanze bikunda kiba cyihishe inyuma y'ibyo bintu ukigenzure neza uzaga ari urukundo Shema ararugira kuko ngewe Shema ni umwe mu bamajene nzi bakunda igihugu cy'u Rwanda bro no si nibyo gusa afite n'ifoto ya His Excellency ni ishyaka ni n'ishyaka man ni gukunda igihugu ni inshingano zanjye sibyo gukunda igihugu ni inshingano zanjye ni n'ishyaka bro ibaze urumva ibaze kwanga ahantu ukomoka kwanga inkomoko yawe sibyo ese wowe uri igiki ibyo nakubwiye ngo nta muramu uba ufite igomana ntabwo ibaze umuntu uhagarara sibyo ni umunyarwanda urumva akavuga mani ngo u Rwanda nyine akavuga u Rwanda nabi urugero sibyo waba uhari waba udahari igicucu uramututse ati utuma igicucu nukuri cyane ariko nibyo hakaba n'abandi bantu rero baba batanga u Rwanda
ahubwo bo nyine batari proud nkawe yo kuba umunyarwanda yewe nta n'ikintu ari umunyarwanda bro nta kintu kuri nosi kiryoshye nk'iryawe reka nkubwize ukuri sibyo nta kintu kuri nosi kiryoshye nko kwitwa umunyarwanda reka nkubwize ukuri aho nanjye ushobora gutuka u Rwanda utaruvukamo ariko urutuka uruvukamo ni nko gukubitanya reka nkubwire uramutse uvuze nawe u Rwanda mu rushyi ukihandagaza ugakubita nyoko yego man binavuga n'ibyo ariko binavuga n'ibyo kuba uvuka mu gihugu cyawe ukakivuga nabi nko gukubita umubyeyi bro nko gukubita umuntu wakubita ura wakubita so ariko ntiwakubita nyoko kubera iki se kandi papa wamukubita umubyeyi wese ni umubyeyi yawe nyoko we ni ikindi nyoko jya umufata nk'igihugu ugise bavuga ngo ni ibere ditkonse yego ra mugongo mugari uduhetse bro papa wageze guheka wowe papa wageze guheka papa wanjye yari ametse ngiye papa niwe mubyeyi nabonye nyine se nyine usanzwe uzi ko abapapa baheka nibibonye nyine ubibonye ututungurwa urumva yigo aba ari indushyi uvuga ngo mama w'uwo mwana ntabwo aba ahari niyo yaba ahari urumva nawe ntabwo aba ari umumama muzima urumva ubona umugabo ahetse urumva iyoze ko igihugu bacyita mugongo mugari uduhetse bro ni ukuri kwanga igihugu ni nko gukubita nyoko mani uri mu mugongo mugari uguhetse uwo mugongo urimo kuwuteramo imisumari uri mu mugongo urimo kuwuteramo imisumari bro ariko nibyo kuko njye niba ari ikintu mba ndibaza si uyu muntu ari kuvuga ikinyarwanda tubwira ibigambo bibi yakoresheje urundi rurimi kandi nyine uriya ni we tu ni ukuvuga ngo bro utanga ikintu kikurimo sibyo nimba uri mubi ntago ariko ibyo bintu ngiye mbibafata nk'aho ari ibintu bishaje ko turi hano twese muri iki kiganiro nta muntu mukuru urimo ufite imyaka 40 sibyo ntayo ufite ntayo ufite ntanabishyiraho wowe umeze nka Justin Bieber urumva bamenya bamumenya akiri muto ameze nka Justin Bieber buriya abantu bazi ko Justin Bieber gashaje nanjye mba numva nka Lil G ari umusaza Lil G nibo bamenya ego nibo bamenya neza Lil G ngana nawe bamenya uzi ikiganiro yakoraga kuri Kuza bamenya uzi ikiganiro yakoraga kuri televiziyo kuri Goodrich ego rungana afite casque mu kuri Goodrich ese kiriya kiganiro kiracyabaho akoranaga na Aria Cool I think ari Aria si kuri Goodrich kuri Flash uzi ko bamenya niwe mu judge wanjajinze bwa mbere sure kuri niwe nanamumenyeye kuri muri Gorillos wagiye no guperformira muri Gorillos mu kurushanwa kuri radio gamagara kuri radio bagafata abantu b'icyumweru urikumva abo b'icyumweru baramfashe rero tujya kuririmba bakaduha Gorillos rero ndikukubwira n'ukuri utagira ngo ndikukufira urikumva bose yari bamenya yari umujaji ubona babandi undi ufite ujya ukoresha bakanyombya manipu yako nk'ubu bamenye kubera ko utaba mu bajaji ba Miss Rwanda cyangwa se abantu bareba Miss Rwanda ntiyabishobora ahubwo iby'imiziki yabishobora umuziki ujye umenya se umuziki we bamenya kureba umukobwa ukavuga ati uriya mukobwa azi icyongereza azi ikinyarwanda ni na mwiza afite n'umuco ibyo byo babimufungira ibyo byo bimujyanye babimufungira muri abana babipe urimo gufata bamenya urumva ukamushyira mu muriro bamenya ni nko gufata urumva ibyo uba urimo kuvuga urumva ngiye gutanga urugero ku kantu katari ke ariko ni nko gufata umuntu ushonje urumva ukamujyana muri resitora ngo ntajye kuba yicayeyo aba akurindiriye twakomeje yego naratsinze icyo gihe baduhereza 10,000 ndagenda dutegereza finale hari muwe mwaka se ubundi si igihe kinini si imyaka 2 cyangwa 3 ubundi yamarika nkubaze ni nk'ingahe nyinshi urumva ukuntu icyo gihe ariko yamana ari mu bantu birengagiza ibintu bya kera yamana bategatinze future cyane kurusha ibintu byashize bura niyo umugiriye nabi yampano birarangira ariko nanjye nikomeze nukuri ko Imana reka ngumbwire pazo urumva sureba abantu bose bagiye bamemukira ngo bahita bava mu buzima bwaje biba birangiye ndetse reka no kuva mu buzima bwaje ugarukaho kukagaruka ufite indi role ntago wagaruka ufite indi role kuko ibyo wamemukiyemo hoye ufashe imbunda urandashe uramushije aba harabo waraje nyine ariko njyewe ukuntu mbibara mba numva umuntu
nyine mutagendanye neza yakigira ku ruhande ni ukuri kuko ni ukuri pe iyo ugiye se umusanze no Ariko inzira umuntu inzira mugirana zanjye nabi, ariko inzira iyo zanjye ugenda musanze. umva wabo subaka umva kandi wabo dushwanya umubano dufitanye niyo wakomeza kubuha niyo twakiyunga ushobora kukureka gutya ariko ugakomeza gutya nanjye nkakomeza gutya we tujya ntabwo tugahurira tugema mwese tureke mwashwanya gukorana wabomba nkubwiye twashwanye njyewe ubwanjye sibyo inzira zanjye n'izawe ziratandukana urumva twegereze mikoro kugira ngo bari kukumva egereza mikoro ndutana aho kugira ngo nce muri karitsiye y'abantu bavuga amenya naca muri karitsiye y'abarozi nzi ko niciye muri iyo karitsiye y'abarozi amenya ko makati iyo korosi kandi ndibuze kugenda nsimbuka imitego kugira ngo hankomeze nzamenye yuko nenjyamo bavuze induru bankunze nzamenye ko urumaca iyo uri mpamvu ntugatinye abaguhemukira ngewe bambwiye ngo ngendane na bisi y'abafana nagenda na bisi bashaka kunyica kugira ngo tuzamenye aho tujyana ngende mbabwane n'ukuntu batagomba kunyica rega umuntu wamuganiriza kumubwira ati rero murampora ubusa ngewe ntabwo mfatika nta nubwo nshobotse buriya rero hari ukuntu ugenda abantu benshi bahemukiye abantu rega ubu ngubu ntibazanakushuke uri uzacunge iyo uri umukapa abantu benshi baguhemukiye birangiye mubaye inshuti ni ukuri rega niko gukira kuko gukira se ni iki kuko abatipe baba bakomeye gukira ni icyo kintu n'umuntu uhemukira wese aba akomeye wagize ngo wahemukirwa n'umuntu wa gafifi ubundi uhemukirwa n'umuntu wahaye amahirwe wowe ukeneye umuntu udakeneye ntabwo yaguhemukira muze n'iki cyaha cyajya kuguza ngo yaguhemukire ni ukuvuga ngo rero iyo ugize imbaraga ngo opportunity zo uwuheze ubwo wari uri kugenda wari warayobye inzira wari waciye mu nzira za nyazo wari wayobye yari mu matwaye wari wayobye usanga maramena amazi arakumena ariko n'ubundi iyo ushaka udaca muri karitsiye nta kibazo wari kugira ariko babizi neza ko ushaka amazi bakayamena ureba iki kiganiro ntabwo kimfiriye ubusa byarabambyewe mwaka tuziyo mugomba kwiyunga ntabwo ubwira umuntu ngo mwiyunge yego ubwiyunge igihe kirabahuza ariko n'ubundi nzayiyunga cyane kamu oya ibyo ngibyo bamereka nkubwize ukuri sibyo kuba ku isi kabanza nkubwize ukuri ubundi hano tumenya mwese mukunda igihugu ariko iyo ubanza ukareba nka RDF abantu bayigize kugeza ubu ngubu harimo ba Exfari harimo abahoze mu gisirikare cyo kwa Byimana harimo ba PA harimo abaki bose nuvuga ngo iyo Kagame ataza afite ubwenge ariko uzakomeza akaba intambara itagishira mu Rwanda urumva ariko yafashe abantu barwanaga nabo arabahamagara baraza bashyira hamwe ko bazi n'igihugu kubarusha urumva bo lokasiyo z'igihugu babakizi ako na tekinike na tactique inkotanyi bari barabyiza babibarusha niho mu bana barushije ariko abandi baba bazi location bati rero location yanyu rwo twabatsinze nimuze dufatanye tuyobore ko n'ubundi nta hantu turi buze kubashyira turi abanyarwanda mwahunga mwagenda he imyaka 300 gashira muzagaruka mwitwa abanyarwanda nimuze kano kanya dufatanye ari bazi ubwenge baragarutse nose nk'umugabo w'ingabo weje ubundi wavuye wasimbuye Kabarebe siyabaga mu gisega cy'ingabo za Habyarimana siyaje akataho umusirikare ukomeye mu Rwanda ubundi barakubwira ngo fataruca rwarakabije niyabaga mu Habyarimana ari umuntu ukomeye ibaze ko bamuhamagaye ahantu yari bakamubwira ati waje tugafatanya kubaka igihugu arababwira ati muzi n'ibintu utarwanya umuntu yene mukancomotsa hano muri Kongo nkaza ndaza ndi general ko nagenda iki ndi general nimba munyemera nkagaruka ndi umukapa kandi batirengagije amahano bagiye bakora aho bagiye ko we indege yamanuye Kanombe bamukubita amasari 3 mezi imyanda ya RDF n'abajenerali yose ubundi uko bazi ingufu afite ega nicyo bita gukira nyine no kuvuga ngo ukuntu bimera aromba umukire mu mutwe iyo umuntu wamurwanya iyo umuntu ubona ko utamurwanya biragendana iyo ubona ko umuntu utamurwanya sibyo uramuyoboka bro ibona ko umuntu utamunesha umurwanyije utamunesha uramuyoboka urumva aho ngaho abishyize muri politike urumva nyine none navuze mu buzima busanzwe urumva bazo abo guhemuka gutandukanye sibyo abo guhemuka nyine kwihanganirwa sibyo abo no guhemuka kutihanganirwa sibyo iyo nkubwiye ngo ngiye umuntu namukuye mu buzima bwanjye urumva nuko mba mbona ko nta kindi kintu nzongera kumukenera ni izina ry'Imana wicaye hamwe mukagenda mukabwizanya ukuri mukabwizanya abantu ukuri muri babiri cyangwa mwe mukabwizanya ukuri uziko mwashiduka mwarapfuye ubusa mwazaga bwarapfuye ubusa pe neda dukuri bro
ese ikibazo nakubwiye ni kimwe ugomba kumenya we ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubwira umuntu ngo muhore ngo mugane ibihe biraza bikizenguruka ukajya gusanga wa muntu hari boro mugomba kubana yego kandi none mubanyemo muza muri abakapororo bahatari kuko muzi boro mwapfuye muzi ibyo imbago mutagomba kurenga mukabana muri izo mbago iyo mwunze ubumwe rero muri babiri wahemutse n'uhemukiwe mukajya gutera umuntu uwo muntu muramurindura kuko mugenda mufite umujinya mukamujinya mukamumarira uzi uwo muntu yongera akaguca urwaho ntabwo yaguca nuvuga ngo hahandi ya fayirinzi ikibazo wowe ni wowe wagiye nabi ubundi mwereke opportunities ziri mu kuba ari kumwe nawe we kuza mu muntu ngo uragarutse gusa nawe ntabwo yabakwizeye mwereke opportunities zitumye aza urumva ariko ni wowe umukeneye mwese ba muri kinyiranye nta muntu udakeneye undi bibaho rwose ngo ngakano kajya bavuze ngo shema 3 abantu bose basize tatuwaje yendo zibakureho aka kamashini karahari none bakakubwira ngo kandi bazibakureho nta mabara bazagira ku mubiri wabo basuko basaga barangiza none muhamagara ubundi niwo muhamagara ikibazo kigiye kubaho ikibazo kigiye kubaho hagiye kuba ikibazo cya shema 3 bagiye guha kandi kazi katazahembwa kuko 3 gusa bahereza undi muri kundiraga iyo 3 niba mara kumukuraho iyo 3 ntaga byishimiye ko bamukaho 3 ko nitegeko rivutse ko abantu bagomba gukora iki gukuraho amatatu 3 yayikundiraga nayo bayimukura nigeze kureba rero niba mvuga ngo isi kuno tubaye mu bintu biri aho ngaho ariko ikintu utagomba kujya yo kurema abanzi benshi ahubwo ikintu wakora mu buzima bwawe we kurema abanzi ahubwo hunga nimba ubona yamara muzaserera vuba genda hakiri kare kandi ikindi cya kabiri abanyarwanda tujya tugira kitari cyiza kugirana ikibazo n'umuntu mukagenda mutakivuganyeho mugomba kugira gutya iyo mugize gutya abarimo uburyarya bwinshi uca mu mutima ukagenda kubera ko buriya ngewe ntabwo nakuryajya dufite ikibazo ngomba guhura nawe nkakubwira tumva aha naho uri umurezi nkasiga mbikubwiye ndabizi buraza kuryama kakakugarukamo uri kumva nk'umuntu ukisubiraho ubundi ibihe birahura yego kamaze nkubwiza ukuri nk'ikintu kwenda kuzakigira gucamo yama mu bapromota bose bari bari hariya yamana y'amarere n'aba managers bose bari bari hariya nta numwe utari ufite indirimbo y'amana kuri telefone ye namwohereje mu gihe cy'imyaka 5 ishize yego nawe yamara yabimaga nkabibanga nabimwereka ati umva na audio bavuze uko nabikumvisha ariko bose berekanye ko bakuzi uyu mwaka ese rukubera kimana kandi unamubwiye ngo uyu mwana se ntabwo umuzi mu myaka 5 ko namukwerereje nkamukubwira ukanansubiza ngo ni umuhanga ntamugeze imyaka ari umuswa ni umuhanga ariko iyi myaka nibwo bakoze iki nge mwumvishe rero nyine mpamya ko igihe kiba kitari cyagera bro yarambwiye ngo igihe naramwaje se abatipe bari bararindiriye cyarambwiye ati igihe yabibwiye ariko nibyo bro ni igihe reka ngutera gastori wenda nanjye utumye mbivuga wenda tuzanabivugira iwacu dutangana n'imigisha njyewe nakoraga ikiyede wari ubizi Ramazani yarabizi hamwe hepfo kuri 40 gutyo noneho icyo gihe twari twahuriye ho ariko uzi ko cyagiye ntarebaga filime zawe nari uko nari nzi kuri bamenya sibyo kubona nakubonye hariya aho cyagiye duhura na Flore bwa mbere abona akabamenya yego kinaga filime ariko ntarabamenya yego ko nakoraga kuri flash yego ko nabamenya mu kuri flash nako nzi ko nyine akira filime namubonye aho ngaho none sinzi ko nicaye mu rugo ngiye kumbona wa muntu je nitumubona wa muntu wabaye umujaji mbona no umukinnyi wa filime ndavuga leta nshakisha nimero ziwe leta nsanga ngakorera kuri 40 agore kuri 40 nza kujya kumureba ngo ati rero nari nje kukureba uzi ikintu ubwo nari ngiye kumurebera nubwo akubwira ati umva nkubwire rero ngenda Kenya kare ya kamoto mana yanjye mbwira tekinike yose zikoresha iriya moto njyane ahita abwira ati njye biranabivuyemo nasanze atakiri umujaji w'ibyo bintu
nahise mvuga ati reka njye guhangana urwanjye uri kumva mageze wumva ukuntu satani ari ikibazo uzi ko umunsi wa finale narwaye ibicurane ku buryo nabaye uwa nyuma muri ayo marushanwa nabaye uwa nyuma kandi njyewe nari ni cyagiye bro wowe wari waragiye nabaye uwa nyuma kandi njya kuva muri icyo kintu nari uwa mbere mu bintu byatumye ba muri iyo boro no mu bintu byatumye ba mu itangazamakuru bo barabizi aho nakoraga icyo kintu cyatumye ngira kuko nari nzi ko boro abana bazemerewe kandi abana b'abahanga aho nkamenya katazijya ziba mu kintu bagaha umuntu umwana utari umuhanga bya bindi byabo bakiga baganira nongera nari nakunda okay tarangiye umuntu ufite tara kuri ngiye baga ari umuntu urenze bya hatari iyo umuntu arinze bya hatari n'amarira nshobora gushidukaje kwamba numva voice afite ngiye yamana ajya aririmba none babwiye bati my friend bano bana bazi kuririmba mubahe stage nibyo bya moto mubikureho mubaha amafaranga mubagabanye ariko bazi kuririmba ati we byuvuga ntabizi mashyamba baranga mutego barambunuza ngiye bankura muri judge baramwe ati sasa wowe ubu judge bwahita bugukura mu kufite amaranga mutima ndababwiye ati rongeye mondera kuri tara ko nanjye icyo kintu kizantunga mu myaka iri imbere ntabwo ndi mondera ko umuntu yaje uko yiboneye ndashaka tara y'umwana ubwo nkimara gutsindwa nahise ngenda ndamubwira ati natsinzwe arabyihora ese amubwira ati ngwino nkwereke abanyicaje ku rwego n'urwego ku ngazi yaragira ati iyi ndirimbo yagarara harankwereke gutya uko lighting iyi atacting abaza twakoreshaga iyi ngiyi twazanye cya gitara cy'igitoci sitoci ayibona ikibindi kinini bashyiramo mu bushiri kakabona cyane tugifata turakimanika dushyira n'akandi gatara k'akazeru kamwe bashyiramo mu mabajuru kuri iyo bajuru hariya nako tugacomekana inyuma y'ingazi ukaze kuduhanga akantu k'ubururu inyuma nawe ugaticara ku ngazi njyewe numva abantu bose badashutinze mu gushutinga nabo barayihuje no gukatinga yarahuje mu guhuza bayishyiriye kuri flash uzi icyo nanjye nese nkora nese kuko Rocky yari atuye ahantu natahaga nese njya kumureba ati njye mfite indirimbo ya video atezana yanyu bavurnye gutyo kudutaratwaye gatezana turebe ahita ambwira ati video rero ntabwo irenze ariko ihodiyo irarenze imana yashyize kuri seri nubwo natangiye kuryoherwa no kwamamara naca muri karite ngiye kuvoma ati twakubonye courage ziraza sasa cyari ikibazo cy'igihe warwaye grippe ntibyakunda kujya kuririmba mu marushanwa finale nanjye bamenye namuhaye nk'indirimbo 12 zitazanasohoka zanjye tunze njya nzana akazinyumvisha wazazisohoye se zivuga nabi wazisubiramo twazisubiramo nziza yitwa Kijojoba ariko ze ko bamenya abagifite indirimbo zabivuze ngo ni nziza izo ndirimbo bazasubiremo bamenye tuzasubiremo tuziha abanyarwanda abazungu tuzasubiremo ziduhe kabisa ni indirimbo nziza bura amenye yamaye support utapfa kumva nkajya mubwira ati wowe icyo nkusabye ujye umakanya tuganira mu mwanya nkajya nyine ntangira kuganira n'abantu bakuru kuri nge kandi bazi bino bintu tugenda tumenyana tukajya dupanga ukuntu atangira kumbwira ati rero ukuntu wamenyekana nzajya mfata indirimbo zawe nzishyire muri filime iyo revo nyine zitarageraho nibwo nahise njya mu kiganiro kwa Murinda Habi amubwira abona nagiye kwa Murinda Habi abona ariko nawe ntabwo ndaza kuvuga abantu yamuzaga nabo ariko barahari ibyo yakubwiye nta muntu muri showbiz atohereje indirimbo zawe kabisa kuba bamenye we yaraziranye n'abantu benshi barenze kabisa ariko ako Murinda Habi we tunamushimire ndaye mu bantu bafashe y'amano cyane kugeza na n'uyu muntu utakana Ramazani dufite ikiganiro cyihariye kabisa umuntu bita Shema rero ndabona ari guhuzagurika afite akazi twe twakikomereza ikiganiro ibaza atari akazi agiye gusambana nicyo kintu cyambabaza uburyo yava mu kazi yava mu kazi akajya gusambana nicyo cyaba ari ikindi nizere ko atari wabo reka nkwereke sibyo ngiye kwa telefone yanjye sibyo urebe umuntu tumaze kuvugana umuvuge handitseho ngo iki handitseho Shema Tattoo Studio na Paul ariko nyine n'ugutebya cyane ariko biba yari nabyo ndabizi turi sambiri hafi n'igice mfite aba diaspora bamereye nabi bro yego ntago ari we gusa na yamana agiye kurara biye ngiye kugenda mbanze mbibe urumva
bishoboka twazanasubira kino kiganiro ni sawa icyo nababwira cyo nuko abanyarwanda bakurikiye channel y'umuhungu wacu Celebrity TV Rwanda wibuke gukora subscribe kandi umwaka mushya muhire dusapotingane dukundane dushyigikirane uyu mwaka n'umwaka w'amafaranga abantu bose batangiye kwisobanukirwa n'abahinzi barajya live barajya baririmba bari live ikindi kintu nabwira abantu banjye nuko musapoting umuziki sibyo musapoting bagende bareba indirimbo yitwa Halapoting abana bajene urumva nabahanga cyane urumva natwe mu supporting sibyo kuba nanaje mu muziki nago ndi umukire bro nago mbona abantu bibaraguzwa utuntu ngo turi dufaranga ngo dushira ngo bizagenda gute nzakora izamake ariko umuziki nkukore urumva kuba ndi mu muziki imana baje bakure kubikora kuba ndi mu muziki yego no bucuruzi ariko nanone ni ibintu nkunda nago bibo ndi umunyamugisha by the way indirimbo yitwa Yohana nago tugeze tuyivugaho cyane ifite ibihumbi 270 kuri YouTube imaze ibyumweru 2 man it's a big move man it's a big move congratulations man ubundi izo nizo views ziri pure kubera impamvu z'akazi mushinwa nta muhinde kubera impamvu z'akazi ntago twanze views ariko reka dushimire abantu badukurikiye kugeza kuri uyu munota nshimira Shema 3 ku kazi kawe ndetse n'umwanya wawe nshimira ya mpano ko nagiye gukora ikiganiro kuri RBA munashanyije bwa mbere rero munashanyije bwa mbere sundaza kumwibuka gusa ndibuka abantu nakore mu mizo ya mbere urumva Mushadibu harimo bamaze kubimenya ubwo narimvuze wenda nyibigira umwuga nta muntu wa bro uzi kuntu imeze nigaga mu mbere secondaire ni boro y'umujene n'ubuye duhenda mu kweba urumva uwo muntu ariko niba hari urumva n'umujene yafashe inzoka urumva aramwana umushanyije inzoka izamutse gutya igakata gutya inyuma nyine ikazamuka ikazi kagera gutya hano iki twakoreshaga reba zino nshinge badodesha imyenda urumva n'intoki ndibona kubitaga gutya urumva ariko iyo boro bro iragaragara ahandi na buri kadefo kose karimo kagaragara urumva n'iryinyo riyengana nawe niyo duharanga ati bro ngiboro ngira nzima mu buzima itatu ndayikunda urumva ngiye nayireba yewe ariko mwambere secondaire bro nabyibuka uwo muntu uzamushake umukorere tatu nziza ntago bishake ngayikunda kubi urumva ayikunda kubi ariko ni yarenze tuyihamashi katikomera amashi reka mbashimire cyane kuri RBA baramamagaye kandi turi kuri Rush mwakoze cyane kubana natwe yeye yamana bro